hari abanyarwanda benshi bumva ko iyo ubuze amakosa akorwa na guverinoma cyangwa se ukaba uri umuntu ukora ibintu byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu uba uri gukora politike, donc ko ikintu cyose guverinoma yakoze ugomba kwicecekera ukabyihorera kugira ngo nawe bitagutera ibibazo, kubera ko politike ari ikintu danger. Ariko icyo tutumva cyangwa abantu batekereza gutyo birengagiza ni uko iyo ubonye ikintu kibi kiri kuba ku muntu ni ukumutabara. Ntabwo wakwicara ngo wicecekere ngo kubera ko wowe nta kibira gutwara, kuko bizagera nko kuri wa wundi. Hari umuntu wavuze ngo baje gushaka abayahudi ngo ndicecekera, ngo baje gushaka ubundi bwoko ndicecekera, baza gushaka abandi ndicecekera, bingezeho mburumvugira. Ni ukuvugira umuntu hakiri kare, ni ukubikora hakiri kare. Urundi rugero nabaha ni nk'uko waba urimo kugenda mu muhanda ugasanga umuntu arimo guhonyora akana akamereye nabi, uramutse umwihoreye ntumuvugirize induru, ntumubuze, ntumuhagarike, ntugire icyo ukora kugira ngo utabare uwo mwana arapfa, kandi nta garanti uba ufite wowe ko uwo muntu atari buguhemukire. Ikindi ashobora kurangiza guhemukira ako kana nawe akabikuziza kubera ko wabibonye kuko yamukoshereje. Niyo mpamvu njyewe mbwira abanyarwanda twese ni uguhaguruka, ikibi cyose kiriho umuntu bafashe bakarigisa tukabivuga, tukabishyira ahagaragara, tukabirwanya. Umuntu bino bintu byadutse byo kujya gufata abantu bakabarigisa bakabica, nabyo tukabivuga, tukabishyira ku mugaragaro, abantu bose bakabimenya. Tugatabariza abantu bafunze bafungiwe ubusa, tukabatabariza, kuko umunsi umwe n'abandi bose babireba bicecekeye bizageraho bibagereho. Kuba umuntu ni ukugira umutima ufasha abandi. Kubona umuntu bamuhemukira bamugirira nabi ngo ni ukubera ko ari guverinoma ukavuga uti ni politike ndabyihoreye, ntabwo ari byo. Ntabwo ibintu byo kuvuga ngo nta ngoma itica, hari ingoma zitica. Muzarebe no muri Afurika hari ibihugu utajya umenya ko bagira n'abaturage kubera ko badahohotera abaturage. Natwe rero ni ikintu tugomba kurwanya, tukagira umuco wo kurwanya ikintu cyo guhohotera mugenzi wacu. Nicyo kintu numva kizafasha abanyarwanda kugira ngo twikureho ingoma y'igitugu, ubutegetsi bw'igitugu, icyo gitugu kituveho. Kuko niba udatabarije undi muntu nta muntu uzamutabara. Nitugire rero umutima wo gutabarizanya.